ntibishoboka. Hari ijoro ryari ryaratowe bose bararyama, ariko Mariya na Yosefu baraterama. Wowe urateranye? Yego oya, ntusubize mu mutima wawe. Urateranye, uteraniye iki? Hari abateranira muri bote batera akaguru, hari abateranira muri football, hari abari mu matiku y'amagambo musebye umuntu mutarimye mutazanashingura, hari abavuga, hari abari muri ambuteyaje ubugome n'ubujyajya. Ariko uteraniye iki? Uyu mwenda wambaye ugiye kuzawubazwa vuba, mbeba uzawujyanye iki? Ibyo Imana yagushyizemo uzabihereza nde? Ikuzimu? Uzaba utashe hehe? Uzakirwa nande? Babivuze byose sije kubigarukamo, ariko tugerageze dutange iby'Imana yaduhaye hakiri kare. Kuko yaravuze ati duteretse ku isi, ugenda umbere umuhamya. Icyo uzavuga bakacakira bakacizera bazakira, kandi abazakira bagakizwa bazaba bazima ku bwanjye. Kandi ngo bari muri Kristo Yesu nta rupfu ruzabakoraho. Siko bimeze? Hari ababona ibiciro byazamutse bakikorera amaboko, hari ababona ibintu bitangiye kudogera bimeze uku n'uku. Tuve muri ambuteyaje, biracyashoboka mu isi. Dufate umwanya mwiza wo kujya dushakisha icyo Imana dushaka. Mbe donasiye biro umunsi napfuye, njyewe sinzapfa, umubiri wanjye umunsi wapfuye. Kuko uyu ubabwira, uyu uvuga muri njyewe, nakora neza azambikwa ikamba mu ijuru, ariko nakora nabi zaba inzererezi. Hari benshi tukiri inzererezi hafi. Turacyari inzererezi dushakisha ubuhanuzi, turacyari inzererezi dushakisha aho baduha amafaranga, turacyari inzererezi dushaka guhabwa. Sibo basasa bisabaye n'abaziyizera kubera ijambo ryayo. Ijambo riri muri wowe riratuma wizera. Cyangwa urabyuka ugasanga icyayi cyashize, ati ubugome buri muri iyi nzu ni bara, ni danje. Urabyuka imbeba yaba yakuririye akenda bari kujya kureba gusura runaka, ukavuga ati ibi bintu ni mizimu, natewe n'ibiki. Icyo wiyaturiraho kikuzaho, ntukiyaturiraho ugapfa rwose. Hari abantu mukinisha Imana nk'uko umenya Imana ni mubyara wayo. Hari abantu dukinisha Imana ngo Mana barasezeranye. Yasezeranye iki? Ngo Mana baravuze none Mana na no why when how when say yes imbere y'Imana uvuga ati yego cyangwa bivemo. Yakore misanzo audience ariko nizagukiza utayibaye audience. Ejo nova witeganyirize. Ese wamaze iki? Benshi dusheza telefone WhatsApp, ahubwo duhora ku masati y'abandi. Wowe posting iki? Duhora mu rusengero. Mbere yo kwibohora na nyuma yo kwibohora biracyari bya bindi nyine. Hahindutse iki muri wowe? Ese by'ukuri urabona ko bigishoboka? Jewe ibyo nakiriye abagiye baragiye igenda hari ndiho ngo nkore iki? Uwakubaza Yesu wakiriye mubanye mute? Uwakubaza mami yabivuze, my brother abivuga, uwakubaza Kristo wakiriye mubanye mute? Uraza mu rusengero ukukumva igisimba, uzi imyaka namaze bino ntabikora. Naho uranzinduka njya mu rusengero nzi yuko ndondera uhoraho, ariko noneho naho uranzindorwa no kujya kureba uko abandi bambaye. Hazaba amarira, hazaba kwicuza, hazaba gutaka bitagishoboka. Imana ntizakubaza ubwoko bw'abashumba wabayemo, ntizakubaza icyo wamariye abashumba. Imana ntizakubaza za washitime wabayemo, izakubaza icyo wamariye baje kumva indirimbo uririmba. Niba wararirimba uvuye gusambana, Bishop ntazabimenya, ariko tournage gardien, umumarayika murinzi atanga raporo. Uyu muntu nugamo gufasha abantu ni zero kainomu. Hanyuma watawugaca utsitarukagwa ukawuratasha, tukaza kubina yaramya neza aramaze. Ariko yakoze iki? Wamaze iki? Wamaze iki? Fata akanya wiherere maze usenge. Si byo batwigishije? Fata akanya usenge. Ntabwo nje gutindira hano, ariko nje kukwibutsa. Ugiye kurira. À toi d'en être le maître. Ni wowe kuba umugabe.
w'iby'Imana yagushyizemo. Ntitumere nka Gehazi dushaka amaronko ngo impangu umwami aravuze ngo bine tubize Imana abantu yakubwiye abantu ngo tubyakirize abantu. Aragaruka ariko Imana yari yamubwiye ati umva umuvumo wikururiye si wowe gusa n'umuryango wawe. Ibyo twikururiraho bizana no mu rubyaro rwacu. N'ibyo ababyeyi badukururiye biracyaturiho, ariko nimba dusenga byatuvuyeho. Miseza dufate umwanya twihere. Si ngombwa tunaniza abantu, si ngombwa waje wenyine wasize amarigara, wasize iwanyu barimo kurota barota bicaye. Dufate umwanya dusenga. Umwanya uradushyiranye burije, tuzaguherekeza by'ukuri, ariko umwuka wawe ntabwo tuzawubona, ntituzawuherekeza. Tuzaherekeza housing. Ntitumere nka Batterie Faible. Abashumba baba bashitura kugira bateri telefone zacu, ubwonko bwacu, ubwiza bwacu bukanguke. Baba badushitura ariko ducomekwe kuri Kristo. Nicyo gikeneye. Yewe ndakurahiye Imana izampanira ibyo nakoze mbizi, nabirengaho mbizi, ariko izambabarire ku byo nakoze ntabizi. Izambabarire ubutumwa ntakoze. Niyo mpamvu nohereza buri gitondo abashumba. Si abashumba gusa n'ababyeyi banjye urababaza, ndabohereza. Ababisoma ni byiza, batabisoma mon devoir yanjye nayikoze. No mu kazi kanjye iyo mbona batangiye gusakuza wayi ndabikora. Imana izampanira icyo nakoze nkizi. Abajya muri ambuteyaje tubesha ngo tugiye gusenga, tukanyura kwa Rodolphe, ariko hano n'ibiriho biri hasi, ugasanga baje kujya gusambana, tuje hano igisirimba nidaje. Ati aba bantu dufite abakristo benshi, kumbe dufite abaduhemukira benshi. Niba abandi tugira ku muryango tugatangira gusakuza, uzi runaka mana yanjye arirata, runaka afite ibi n'ibi. Aramaze kora devoir yawe wigendere, ejo Imana izagushimire ku byo wakoze. Mes chers amis, nta kindi dusigaje. Mu minota itarenga 3 duhaguruke. Ntabwo ngusengera utisengeye. Bya biri muri Katolika batwigishaga ngo uyu muntu yapfuye, patiri akazaga ngo ndahezagiye umurambo mu izina ry'Imana Data. Natwe kandi bahezagiye umurambo, natwe tukajaho ngo mu izina ry'Imana Data na Mwana. Turi mirambo? Ntabwo turi mirambo. Byakozwe muri Katolika, sinzi ko bibigo, ariko ntabwo turi mirambo. Ngiye abantu bazima, niba uri muzima uhaguruke. Kandi rero aho uri hose ndashaka ko duhamagara ya ntare y'umuryango wa Yuda maze ikitaba. Kandi n'umuhamagara bivuye ku mutima. Umuhamagare ushobora kuba ushaka akazi, ushobora kuba ushaka umufasha, ushobora kuba ushaka umwana, ukagiye ushaka umwana. Maze imyaka n'ubazi sindabyara. Muzajye musengera. Kandi icyo nzi ni uko Imana yarasezeranye ko ntazava muri mu bintu ntagira umwana. Nkunda abana, mujya mukora ko nkunda guterura abana. No kuri stati yanjye muze kureba, hari akana kuye guterura, urumva nishi. Ariko rero dufata umwanya iminota 2, no kuvuga uhamagare Yesu. Muhamagare muri cya kibazo cyawe cyangwa mu gisubizo cyawe, kuko igihe cyawe kirageze. Niki nta matangazo akenewe kuzazana abantu ngo baze kukubaha ngo tuze tuguhe kuvuga amashimwe. Uzabikora ku bushake bwawe. Igihe niki kirageze. Hamagara Yesu. Yesu neza mutananirwa, ushoboye byose. Ni buri wese mu izina rya buri wese ndaguhamagaye. Warantumye, wanyohereje mu isi. Mwana girira neza buri wese. Buri wese icyo gusezeranya Imana. Uku kwezi tutangiye tutarangira atageze ku isezerano. Mwana buri wese uri hano mugabire korana bya bindi byose bikenewe. Mwami ntuturose ibyo dushaka gusa, ariko turose ibyangombwa bikwiriye. Mwami turagukunda. Ibyo dukora bikurakaza ni byinshi, ariko jya tubabarira kuko twambaye umubiri. Twambaye umubiri kandi turi mu isi yamaze kwandura. Turi mu isi wa muhema dusura amanywa nijoro, ariko Mwami waraduhaye ubutsinzi, waraduhaye kwizera. Duhe kwizera maze natwe dutinye, maze natwe nk'uko Yobu byabaye bibe nuko. Uyu mubiri ni ubusa, ariko twe tuvuga turi bazima. Mwami ni buri wese, abasore n'abigeme, abapapa n'abamama. Mwami ni buri wese, abari ku musego, abari kutumva, igihugu cyose aho bari hose. Mwami ndakwigiza, ni wowe ntare y'umuryango wa Yuda. Uravuga buri kimwe cyose kikuba. Mwami ndahamagaje ubwenge. Mwami
umwami wacu